Tifa rero aba amaze kwimukira mu nzu nshya, aba amaze gutereka ibintu byose, ariko nyine nta kintu na kimwe aba yari yashyira ku murongo, dore ko byose biba bigifunze mu makarito. Yitegereza rero iyi nzu maze rwose akabona ni irungu gusa ryibereye hano. Akiri rero gutekereza nyine ku by'iyi nzu nshyashya, ahita yumva telefone ye isonnye, maze yareba agahita asanga nyine ni kampani yagombaga kuza kumwinstalira umuriro, dore ko nta muriro wari urimo. Bahita rero bamubwira bati ntabwo bigishobotse ko tuza kukwinstalira kuko uyu munsi twagize ikibazo, umutekinisiye nyine wagombaga kuza yarwaye, ibyo ari byo byose buriya tuzakwinstalira nko mu cyumweru gitaha. Tifa ntabwo aba abyumva, dore ko aba yafashe n'uyu munsi wose kugira ngo anirirwe mu rugo nyine kugira ngo baze no kumwinstalira. Atangira rero kubaburanya, ariko nyamara ntacyo biba biri bumufashe. Hashira iminota 15 yose bari kuvugana kuri iki kibazo, ariko nta gisubizo kiboneka. Akupa telefone rero maze agahita atekereza ati noneho kumara icyumweru cyose muri iyi nzu nta muriro, ubwo ni ukuvuga ko nta televiziyo, noneho rwose irungu sinarikira, reka nibura mfe guhamagara murumuna wanjye maze ndebe ko nibura yaza uyu mugoroba, asinze kuba ndi njyenyine tukaba turi kumwe. Ahita rero afata telefone ye maze agatangira kumwandikira message ati ni ukuri uze kuza rwose maze dusangire iby'umugoroba, ndaza kuba nateguye kubera yuko ntabwo rwose nifuza kuza kuba ndi njyenyine ku mugoroba, irungu ntabwo narikira. Ubwo rero nyine uze kuza saa moya, ndakeka byaba ari na byiza kuri wowe. Ahita rero akanda nyine kohereza iyi message, gusa icyo atabazi ni uko rwose iyi message aba yoherereje Arsene. Arsene rero ni umusore nyine w'umukire, gusa aba nawe muri iyi karitsiye ariko ntabwo begeranye cyane, harimo nyine intera. Uyu rero Arsene uba ari na wenyine rwose, nawe ari kwitekerezaho, ajya kumva ka message karavuze, areba kuri telefone maze agahita asanga rwose iyi nimero ntabwo asanzwe ayizi, gusa nyine ajya gusibana message atayisomye, ariko n'ubundi akabanza akayisoma. Ahita asanga rero ari umuntu nyine uri kumubwira yuko rwose adashaka kuba wenyine kuri uyu mugoroba. Arsene ahita abibona ko iyi message yayobye, ariko ababona uyu muntu rwose bahuje ibibazo, dore ko nawe aricyo aba yarari gutekereza, ukuntu nyine aba bihiwe, ukuntu afata amafunguro ari wenyine, ndetse muri kano kanya sekreteri waba amaze no kuva hano aba ari nyine maze akamubwira ati komande y'ibyo kurya byawe bya nimugoroba twayitanze, ubwo nyine biraza kugusanga mu rugo. Ahita rero avuga ati uyu muntu rwose duhuje ikibazo kuko nawe ntabwo ashaka kuza kuba ari wenyine, nubwo bwose iyi message yayobye mbibona, ariko nyine duhuje ikibazo. Ahita rero afata telefone ye maze akaba aramusubije ati none se wakwishimira kuza kuba uri kumwe n'umuntu mutaziranye muri gusangira? Naho rero Tifa utaba yigeze rwose amenya yuko yanibeshye nimero, ahita akeka ko nyine ari wa murumuna we ukunda kumuderanja amukinisha. Ahita amubwira ati ariko rwose nawe sinjya nkumenyera, ati cyane rwose nta kibazo, turaza kuba turi kumwe nta kibazo, wowe nyine saa moya uze kuba ungezeho. Arsene rero akibona iki gisubizo ahita agenda nyine akagura akawayini keza, akagura indabyo, nta nubwo aba azi niba uyu muntu wamwandikiye ari umukobwa cyangwa se ari umugabo, gusa muri we abatekereza ati ibyo ari byo byose uwo ari we wese araza kundinda irungu ry'uyu mugoroba. Ndakeka ko kandi indabyo ntawe zitaryohera uwo ari we wese, nyine ndakeka rwose zamunyura. Tifa rero ahita yongera nyine akandika iyindi message, abazi ko rwose akiri kwandikira nyine murumuna we ati ahubwo nari nibagiwe kukohereza adresse, ushobora kuba rwose ari kuza kuyoba. Tifa rero yigumira hano mu nzu nyine nta kintu na kimwe rwose atunganya, gusa agerageza nyine gushaka uturahure mu gikarito, agashaka n'utubuji agacana, dore ko nyine nta muriro uba uhari. Ubundi nyine nta ntebe ziba zari zaza muri iyi nzu, birumvikana nyine haba hakiri akavuyo. Nta nubwo rero amenya ko nyine umuntu ugiye kuza atari murumuna we ngo anitegure agerageze gushyira ibi bintu ku murongo. Aba ari kuvuga ati murumuna wanjye nta kibazo, ahubwo n'ubundi naza atarebye neza yamfasha no gushyira bino bintu byose ku murongo. Ati naza nyine turaba twicariye kuri aya makarito nta kibazo.
naho rero ku rundi ruhande Arsene we abwira umushoferi ati ngwino nyine untware. Umushoferi rero araza akamutwara, aba yaguze nyine wayini nziza, yaguze n'indabyo, noneho rero ahita anyura ahantu maze akagura nyine ibirungo n'ibindi bintu byo guteka. Araza rero maze akagera ku muryango kwa Tifa, arasona. Tifa agahita yibwira ati murumuna wanjye araje. Asohoka yishimye cyane dore ko rwose aba acyambaye nuko yiriwe yambaye. Akimara gufungura ahita abona ari umusore atazi, kandi nyine uyu musore aba afite indabyo mu ntoki. Tifa rero we agikubita amaso uyu musore, umusore muremure ubyibushye rwose, umusore wambaye kositime nziza rwose, bigaragara ko nyine ari kositime idaciriritse habe na gatoya, uri seriye, uhagaze nyine ateruye ibintu byinshi mu ntoki ze. Tifa rero aguma afashe nyine ku rugi, agahagararamo hagati nyine nk'umuntu udashaka ko uyu musore yinjira, gusa akomeza amureba, abatekereza ko hari uyu muntu yayobye. Naho rero Arsene ati mumbabarire, ntabwo rwose dusanzwe tuziranye, ariko wanyoherereje mesaje wibeshye, hanyuma rero natekereje ko rwose byaba ari igitekerezo cyiza kuba naza hano, ariko nanone niba bikubangamiye nta kibazo rwose nagenda. Tifa rero we aba akiri kwitegereza nyine uyu musore, uba ubona rwose ko ari umusore nyine utuje. Ahindukira rero nk'ugiye kugenda, maze Tifa agahita amubwira ati ahubwo umbabarire rwose sinigeze mbibona, ntabwo nari namenye yuko mesaje nohereje itagiye aho yagombaga kujya. Numvaga ubu ngubu ntegereje murumuna wanjye kuko niwe nari noherereje iyo mesaje. None se mesaje yakuyobeyeho maze uhita ufata umwanzuro wo kuzanira indabyo, kuzana wayini ndetse no kuzana ibyo bintu byose ufite? Naho rero uyu musore ati cyane, gusa nyine nari nifuje ko nyine twafatanya gutegura ifunguro, niyo mpamvu nahashye ibintu bibisi n'ibirungo byabyo nkabizana, gusa nyine niba bibangamye nta kibazo nagenda. Naho rero Tifa ati hoya wigenda, gusa nyine nizere ko utari umwicanyi, utari buze kunyica. Uyu musore rero ahita amwenyura ati humura rwose. Tifa rero ahita yigirayo maze agahita amuha karibu, akamuha karibu nyine mu nzu. Ahita amubwira ati ariko rero urihangana, ntabwo nigeze menya ko mfite umushyitsi, ubwo nta kintu gihari cyo kwicaraho uretse kwicara nyine kuri aya makarito. Naho rero uyu musore ahita amubwira ati nta nubwo rega ari ngombwa kwicara, turaza kwicara turi gufata amafunguro, ahubwo nyine ubwo nyereka igikoni cyawe nkomerezeho njye gutegura amafunguro kuko n'ubundi nari nabyiyemeje. Ari kwinjira rero Arsene ahita abwira Tifa ati gusa nyine uyu munsi rwose numvaga nanjye ntifuza kuza kwifatana amafunguro ya nimugoroba. Tifa rero araseka, maze uyu musore agahita amubwira ati nibwo ukimara kwimuka, ndumva rwose hano hagihumura amarangi. Naho rero Tifa ati cyane, nimutse uyu munsi nta kintu na kimwe ndashyira ku murongo. Naho rero Arsene ati gusa nyine hano hantu rwose ni heza cyane, numara kujya ku murongo uzumva utekanye kuko ndabona ari heza cyane. Tifa ati yego rwose ndanahakunze, ati gusa nyine nitwa Tifa. Naho rero uyu musore ati nanjye nitwa Arsene. Arsene rero agera mu gikoni maze agahita amubaza ati hanyuma se amasafuriya yawe ari hehe? Naho rero Tifa atari mu gikarito nimero 12, ndakeka rwose ariho nayashyize. Ahita rero ahambura igikarito nimero 12 maze agakuramo amasafuriya, ubundi nyine agatangira gutunganya ibyo guteka. Gusa nyine mbere yaho gato akuramo kositime, maze akazinga ishati ye neza kugira ngo nyine itaza kwandura. Naho rero Tifa ahita azana twa turahure tubiri akaba asutsemo akawayini kugira ngo babe banywa. Bahita rero bavuga bati kwibeshya nimero byubahwe. Ubwo nyine bose rero baraseka kubera nyine uburyo baba bahuyemo buba butangaje rwose. Tifa rero yitegereza ukuntu nyine Arsene ari gukata ibitunguru neza n'ibindi bintu
wagira ngo rwose asanzwe ari umutetsi. Ahita amubaza ati none se ukunda guteka kenshi? Arsene ati hoya rwose, ahubwo sinjya nanabigerageza, n'ubu rwose ibi ngiye guteka nibyo nigiye kuri interinete, kubera ko nkunda kuba ndi jyenyine, nta famiye ngira, nta bana ngira, nta mukunzi ngira, ubwo nyine urabyumva nta muntu wo gutekera mba mfite, gusa mba numva nabikunda ndamutse mfite umuntu ndi buteke tugasangira. Hashize nyine imyaka 2 inkoze divorce, ndi jyenyine kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. Gusa nyine nta mwana twigeze tubyarana n'uwo mugore wanjye. Naho rero Tifa ati rwose nanjye ndumva tumeze kimwe, kuko nanjye maze nyine amezi 3 nkoze divorce, gusa nta mwana nanjye mfitanye n'uwo twatandukanye. Bateka rero bari kuganira, baba bamenyeranye ku buryo baba wagira ngo basanzwe baziranye. Bamara guteka rero maze bagategura, bicara nyine kuri ya makarito, bagacana buji, ubundi bagatangira gufata amafunguro, dore ko ikarito imwe muri aya ari nayo baba bagize ameza nyine yo guterekaho. Tifa rero akimara gufata kuri aya mafunguro, ahita abwira Arsene atumva uri umutetsi, urabizi cyane, ni ukuri biraryoshye cyane, ahubwo iyo mpano yawe ntuzayipfusha ubusa, ndakubwiza ukuri rwose ntushaka uzayidevelope kuko bishobora kuzakuviramo iby'umumaro. Naho rero Arsene araseka ati nta kintu kinshimishije nko guteka maze ngatekera umuntu rwose ubikunze, ukuntu nyine byishimiye nanjye ndi kumva binshimishije. Batangira rero kuganira ku biberekeye, ariko Tifa nyine abwira Arsene ukuntu urugendo rwe rwa divorce rwagenze, n'ukuntu nyine ubu yumva agiye gutangira ubuzima bushya. Aba yumva kandi nta kintu atakoze ngo iyo divorce ntibe, ariko byaranze nyine iranga iraba. Naho rero Arsene ahita amubwira ati rwose njyewe yego ubuzima bwanjye buri ku murongo, kubera ko nta kibazo na kimwe mu buzima mfite, ariko nanone mba numva rwose wagira ngo mba mu isi ya jyenyine, mba numva mfite irungu, mba numva nyine ntazi ukuntu bimeze, mbese urebye mba numva ntaryohewe, nubwo bwose nta kintu mbuze, ariko ntabwo mba numva ubuzima buryoshye. Bakomeza no kuganira, ibiganiro byaryoshye ndetse byashyushye. Sinzi ukuntu Arsene areba ku isaha maze agahita asanga ni 5:30, ahita ahaguruka yihuta maze agahita abwira Tifa ati umbabarire, ni ukuri ndabona rwose narengereye, natinze hano kandi ufite ibintu byinshi byo gukora ejo, ndakeka rero rwose nagutindije kuryama, gusa nyine unyihanganire, ariko nanone ndifuza kugushimira, uyu mugoroba rwose ugenze neza cyane, urakoze kukorera umugoroba kandi rwose naryohewe. Naho rero Tifa ati ahubwo ni njyewe kugushimira, kubera ko rwose umugoroba wanjye ugenze neza cyane, wandinze irungu. Arsene rero amusezera, maze nyine mbere yuko agenda agahita amubaza ati hanyuma se nazongera nkaguhamagara nkakuvugisha, cyangwa uyu mugoroba wacu nyine ugomba kurangirira aha ngaha? Ndifuza nyine kumenya uko ubyumva. Naho Tifa ati hoya rwose uzongere umpamagare, kubera ko ndifuza kumenya byinshi ku mushefu umaze kuntekera uyu mugoroba. Arsene rero ahita aseka maze bagasezeranaho. Ari mu modoka rero nta kindi kintu bari gutekereza uretse ukuntu uyu mukobwa yamurebaga ari guteka, ukuntu ndetse yari ari kumusekera, ukuntu nyine basangiraga, ukuntu baganiriye, mbese aba ari kwitekerereza ibihe yagize muri uyu mugoroba, maze agakomeza kumva rwose ibyishimo bimurenze, dore ko aba amaze igihe kinini atiyumva yishimye, atiyumva yirekuye, mbese atumva umunezero muri we. Buracya rero mu gitondo Tifa akangutse arinanura maze akabyuka, nta kindi kintu atekereza uretse ukuntu nyine umugoroba we waraye ugenze neza. Akiri gutekereza ibyo ahita yumva akamesaje kuri telefone ye, ni Arsene rero umwandikiye akamesaje ati wabyutse neza, waraye ukoze cyane rwose, kubera ko iriya dine niyo rwose yanshimishije mu bintu byose, hari hashize igihe kinini ntafata dine imeze kuriya, wakoze rero kunkorera umugoroba. Naho rero Tifa ati ahubwo wowe wakoze, kubera ko niwe wanteguriye, ni wowe rwose wankoreye umugoroba,
Guhera rero uyu munsi batangira kujya bandikirana utumesaje bagahamagarana, ariko biri aho nyine bitari ibya buri munsi. Hashira rero icyumweru maze Arsene akongera agahamagara nyine Tifa, ahita amubaza ati hanyuma se uyu munsi ko ari muri wikendi urumva nyine wahitamo ko tuza kwirira agapiza cyangwa tuze kwirira nyine ka gapirawu twariye cya gihe. Naho rero Tifa atumva ka gapirawu karantokanye ku buryo n'ubundi numva rwose ariko nifuza ko nyine n'ubundi twaza kwirira. Uyu musore yahita amubwira ati ni kwa kundi nyine n'ubundi ndazana ibirungo ndategurira aho ngaho nta kibazo, icyo kunywa nacyo ntugire ikibazo kandi kuko ndaza nkizanye. Tifa turakoze cyane ndagutegereje. Ku mugoroba rero uyu musore nyine arongera agahaha kwa kundi maze akabizana. Akigera rero kwa Tifa, Tifa amuha karibu maze agahita amubwira ati noneho ubu rwose dufite aho kwicara kubera ko salo namaze kuyitegura, ameza arahari, ntabwo twongera kurira ku bikarito, noneho n'ibirahure byiza birahari, ureke nyine twa tundi twari dufite two kwiyaranja. Arsene rero ahita amubwira ati ndakubwiza ukuri, ni ukuri niyo twarya twicaye hasi nta kibazo rwose, upfa kuba nyine uri iruhande rwanjye, ibintu byose biba bimeze neza. Buriya kuba umuntu ari wenyine nicyo kintu cya mbere kibi rwose kibaho. Tifa rero aramwenyura maze akamufasha guterura ibi bintu abazanye nyine babyerekeza mu gikoni. Bamara rero guteka bagafata amafunguro maze bakicara nyine mu ntebe bari kuganira. Batangira kuganira ku bitabo basomye, amafilime barebye, udukuru nyine dushekeje, bakomeza kuganira maze rwose uyu munsi nabwo bagatandukana, nyine ubona buri umwe wese yumva yishimiye undi. Bakomeza rero kugenda bamenyana buhoro buhoro, maze nyuma y'ukwezi bamenyanye baba nyine n'ubundi bongeye batetse barasangira maze bakicara mu ntebe bicaranye noneho mu ntebe imwe. Sinzi rero ukuntu baba bari kureba agafilime maze bajya kumva bakumva umwe akoze ku wundi nyine ku kiganza, bahita bakomeza bagafatana ibiganza. Buri umwe wese aba yumva rwose utuntu turi kumwiruka mu mubiri, aba yumva nyine atakabaye atandukana n'undi, aba yifuza ko ibiganza byabo byakabaye bikomeza gufatana. Arsene rero ahita ahindukira maze akitegereza nyine Tifa, aramureba mu maso maze akaba aramusomye. Tifa nawe rero arirekura maze bombi bagasomana, bararebana rero bose maze rwose bagaseka. Naho rero Arsene ahita abwira Tifa ati ni ukuri ntakubeshye, ntabwo nzi rwose ikintu kinkurura, ariko mba numva wagira ngo hagati yanjye nawe harimo rukuruzi, kubera ko nyine sinzi impamvu mba numva nifuza kukubona kenshi no kukuvugisha. Naho rero Tifa ati ni ukuri nanjye nuko, nanjye rwose nuko bimeze, iyo turi kumwe mba numva nagize ibihe byiza. Bakomeza rero kuganira maze Arsene akabwira Tifa ati ariko nyine hari ikintu nifuza kukubwira. Naho Tifa ahita amubwira ati ndakwinginze rwose mbabarira, nshimishijwe n'ibi bihe turimo, nshimishijwe n'uko tumeze, ndanezerewe, ibindi nta kibazo uzaba ubimbwira. Nyamara rero kano kanya Arsene aba ashaka kumubwira ko nyine ari umusore w'umukire cyane, ufite kampani nyinshi, ufite n'akazi kenshi cyane, nyine aba ashaka kumwibwira byimbitse, dore ko rwose baba batarigeze baganira ngo amwibwire, amubwire icyo akora, amumenye wese. Gusa nyine Tifa ntabwo rwose ibyo biba bimushishikaje, aba yumva ikimunejeje ari ibi bihe biryoshye baba bibereyemo, aba yumva atifuza gutakaza isegonda na rimwe, aba yumva kandi uyu munezero afite atifuza ikintu cyawuhungabanya. Uyu munsi rero bari gusezeranaho, Arsene asoma Tifa ku itama maze agahita amubwira ati ndagukunda cyane, abimubwira nyine abimwongorera. Naho Tifa aramwenyura maze nawe agahita yongera akamwongorera ati nanjye ndagukunda cyane. Basezeranaho rero Tifa akaguma ari kureba Arsene, dore ko rwose aba yumva batatandukana. Mu masaha y'ijoro rero Tifa aryamye aba ari kwibaza ibibazo byinshi, ati ni gute numva rwose uyu musore
naratangiye kumukunda kandi mu by'ukuri ntamuzi, ntabwo nzi ngo ataha hehe, sinzi ngo akora iki, ni gute naba rwose ntangiye gukunda uyu musore byoroshye gutya? Gusa nyine kubitekereza ntacyo biba biri bumufashe kuko n'ubundi umutima we uba warangije kugenda ndetse rwose aba yamaze kwiyumvamo uyu musore ku buryo nta garuriro biba bifite. Ku rundi ruhande ariko Arsene nawe biba ari uko, aba ari kwibaza ibintu biri kumubaho, aba ari kwibaza ati kubera iki uriya mukobwa yatumye mpindura ibitekerezo byoroshye, uriya mukobwa rwose sinzi impamvu mba numva nyine mushaka cyane, nshaka nyine kuba ndi iruhande rwe, mba numva nshaka kumwegera aribyo bintu nyine bimpaye amahoro. Igihe cyose cyari gishize nariyemeje ko rwose ntagomba kuzahita nongera gusubira mu rukundo, ariko rero kuva nabona uriya mukobwa ibintu byose byarikoze, mba numva kandi nta n'ubwoba mfite bwo gusubira mu rukundo. Araryama rero maze agatinda gusinzira, dore ko nyine araratekereza kuri uyu mukobwa na Tifa, kandi nawe biba ari uko aba ari kwitekerereza kuri Arsene. Batangira rero noneho rwose kuzajya basangira buri wikendi, bakaba bari kumwe. Umunsi umwe rero haba hakonje cyane, imvura rwose iba yaguye. Arsene rero aragenda akagura ibirungo nyine byo mu cyayi, maze akaza nyine arakomanga. Akimara gukomanga Tifa arafungura, Arsene agahita amubwira ati natekereje ko nkurikije imbeho uriho, natekereje ko rwose guteka agacyayi gahumura neza byatugwa neza. Naho Tifa ahita aseka ati ikintu ngukundira rero ni uko rwose ugira ibitekerezo bya nyabyo kandi mu gihe cya nyacyo. Ibintu watekereje ndakubwiza ukuri rwose birarenze, icyo nicyo nanjye nari nkeneye muri kano kanya. Ahita amuha karibu rero maze akinjira nk'ibisanzwe, agahita yitira mu gikoni akajya gutegura aka gacyayi azana, maze bakaba bari kukanywa biyicariye banareba agafilime. Haba hakonje cyane rwose mu buryo bugaragara, umuntu wese aba yumva ari gutitira niyo waba wifubitse ariko baba bakonje. Bicara rero mu ntebe bafatanya nyine ibiganza nk'aho buri umwe nyine ari guha ubushyuhe undi kubera ukuntu haba hakonje. Baba bari no kuganira rero, Arsene abaza Tifa ati hanyuma muri iki cyumweru se ni ibiki wakozemo? Naho Tifa ati nakoze ikizami cy'akazi. Arsene ati ntabwo wigeze ubimbwira, ati ni hehe se wakoze ikizami? Naho Tifa ati ni muri galeri. Urabizi nyine ibintu nka biriya ndabikunda cyane, ibintu by'amataburo, ibintu nyine by'ibishushanyo, ni ibintu byanjye ndabikunda cyane. Rero nagiye gusabayo akazi kuko ndifuza nyine no kuva ku kazi nakoraga, ndifuza guhindura amateka burundu, ndifuza yuko ibyari ubuzima bwanjye mbere yo gukora divorce bihinduka burundu. Naho rero Arsene ati ni ukuri ndakwishimiye cyane rwose, ikindi kandi nta kuntu ako kazi utakabona kubera yuko batanakaguhaye baba ari abasazi, ndakubwiza ukuri. Ubu se umukobwa w'umunyabwenge nkawe hari umuntu wamwima akazi? Nta muntu utakwifuza muri business ye kubera ko rwose uri umuhanga cyane. Naho rero Tifa ahita aseka, dore ko rwose ataba aherutse kumva umuntu nyine umubwira ko ari umuntu w'ingirakamaro, ko ari umuntu kandi ushoboye. Ibi bintu rwose aba aheruka kubyumva kera. Bakiri kuganira rero Tifa ahita amubwira ati ariko ntabwo wigeze umbwira impamvu wakoze divorce. Naho rero Arsene ariruhutsa maze agahita amubwira ati rero rwose tugikora ubukwe ibintu byose byari bimeze neza, ariko nyine uko nagiye ntera imbere umugore wanjye yagiye ashishikazwa n'iterambere ryanjye aho gushishikazwa nanjye, ku buryo nyine iwanjye hahoraga huzuye abantu yazanye kandi bafite icyo bankeneyeho. Nta na rimwe yumvaga nyine yampa umwanya ngo tuganire nk'abantu bashakanye, ahubwo we nyine yumvaga yankoresha kugira ngo yereke abandi ko ari umuntu urenze. Byaje kugera aho rero biranga neza bigaragara ko rwose umugore wanjye icyari kimushishikaje ari cyo ndicyo atari njyewe. Gusa nyine Tifa we ntabwo ashaka kumubaza ati wari iki nyine cyatumaga uwo mugore wawe yumva ashishikajwe na stati yawe. Ntabwo rero uyu umusore nyine agirirwa amubwira nyine muri detaye.
ahita amubaza ati ahubwo se wowe nyine byagenze bite? Naho Tifa rero ati jyewe rero umugabo wanjye yabaga yumva ashaka gukontorora ibintu byose, yifuzaga gukontorora imyenda nambara, gukontorora inshuti zanjye, kumbwira aho ngomba gukora n'aho ntagomba gukora, mbese yakoreshaga nk'umuntu ukoresha telekomande. Byageze aho rero mbona nyine umugabo wanjye ameze nk'ushaka kumpindura igikoresho, kuko nabonaga ubuzima nsigaye mbaho atari ubuzima bwanjye, ahubwo nyine ari nk'ubuzima bwe, kubera yuko yankoreshaga ibyo ashaka ko nkora, akamvugisha ibyo ashaka ko mvuga, akanjyana aho yifuza ko njya, mbese nabonaga nta gitekerezo na kimwe mfite ku buzima bwanjye. Byageze aho rero biranga burundu, maze birangira dutandukanye. Gusa kano kanya mba niyumva noneho rwose nk'umuntu uri kubaho mu buzima bwe bwa nyabwo. Aka kanya nyine numva ndi Tifa koko wa nyawe, kubera ko nkora icyo natekerejeho, ndetse ubuzima bwanjye nyine nkabutwara mu nzira nshaka. Ariko ndakubwiza ukuri nta burenganzira nari bifiteho, niko nakubwira. Akimara rero kuvuga ibi ngibi, Arsene ahita amufata mu kiganza ati ndabyumva rwose ntabwo byoroshye, ariko nyine ni uko ubuzima bugenda, kandi nanone bitubayeho bigomba kudusigira experience. Ndakeka nyine ahazaza ari heza, nta mpamvu zo kwiheba. Bombi rero bahita bahoberana, maze bitonze cyane bagasomana gahoro rwose batuje. Indi weekend rero n'ubundi Arsene nyine yaje kureba Tifa, dore ko nyine ari we wahoraga aza kumureba. Barategura rero, maze amafunguro nyine ataraboneka, Arsene abwira Tifa ati gusa uyu munsi ndifuza ko twaganira birambuye, kubera ko hari ibintu byinshi nifuza kukubwira, hari ibintu byinshi utazi ku buzima bwanjye, kandi ndifuza nyine kukubwira byose maze tugakomezanya, ariko unzi nyine bya nyabyo. Tifa rero ahita amubwira ati nta kibazo, muteze amatwi rwose ngaho mbwira, kandi wisanzure umbwire buri kimwe cyose ushaka. Uyu musore rero atangira kumubwira nyine ibyo akazi akora, ariko nyine ntacyo aramubwira, telefone igahita isona. Arareba rero agasanga ni ku kazi bari bamuhamagaye, ahita nyine abwira asisita we ati mva mubabwire yuko icyo ari cyo cyemezo cyanjye cya nyuma, kandi nyine nta muntu n'umwe ugomba kugihindura. Tifa rero witegerezaga uyu musore, yabonye uyu musore uri kuvugira kuri telefone atari we basanzwe bavugana, dore ko yari ari kuvuga nyine ubona yihagazeho, noneho ameze nk'umuntu ufite amahane, ndetse rwose atari guseka nka kwa kundi bisanzwe. Ava kuri telefone rero akigaruka nyine Tifa ati none se hari ikitagenda? Ntabwo bimeze neza? Hari ibibazo ku kazi? Naho uyu musore ati hoya nta kibazo byakemutse. Ahita rero ajya kureba amafunguro nyine baba bari gutegura, maze ubwo nguko cya kiganiro bari barimo kikaba kiribagiranye. Baraza nyine bakifatira amafunguro, ariko noneho nyine batuje cyane. Tifa muri we aba yumva afite ubwoba, aba ari kwibaza ati none haba hari impamvu ikomeye yatuma ntakomeza gukundana n'uyu musore, nabigenza nte kandi ko maze kumwiyumvamo? Aba ari gutekereza rero ko ahari aricyo nyine uyu musore yari agiye kumubwira cya gihe yamubwiraga ko hari ibintu bagomba kuganira. Mu by'ukuri Tifa aba yumva nyine umutima uri kumurya. Ku cyumweru rero Tifa yitaba telefone ya kampani ya depojemo akanakuramo ikizami, niyo ibimuhamagaye. Baba bamumenyesha ko rero bamuhaye umwanya, ariko ko rwose agomba kuza ku kazi ku wa mbere mu gitondo. Tifa rero abyuka maze akitegura, ubundi akajya ku kazi. Akigerayo rero batangira kumwereka nyine ibikorere y'iyi kampani aba agiyemo, maze bakamubwira yuko bafite rero expo vuba, abantu nyine bazaza kumurika ibishushanyo byabo, amafoto, amataburo, ibintu nk'ibyo nyine. Bamubwira ko rero bafite nyine umusore w'umushoramari, ndetse rwose ko uyu musore ari nawe ukunze kubatera inkunga ikomeye. Baramubwira bati uwo muntu rero ni umuntu nyine w'icyubahiro cyane, gusa ni umusore utamenya icyo atekereza, ni umusore uvuga amagambo make cyane, ahura n'abantu gake cyane rwose, noneho abakozi ba hano bo nta nubwo ajya bavugisha. Ni umusore nyine utangaje, gusa agira umutima mwiza. Afite rero kampani ya tekinoloji, ni umusore nyine uzwi, nawe numubona uzamumenya.
gusa nyine ndakeka ko tuzabikubwira igihe azaba ari buze hano, kubera ko nyine ugomba kumwakira by'umwihariko, tumwakira rwose bidasanzwe kuko ni umuntu w'icyubahiro hano. Tifa rero arababwira ati nta kibazo rwose, ibintu bari kumubwira byose aba ari kubyandika muri ajenda kugira ngo atazagira ikintu na kimwe yangiza muri iyi kampani. Aba agomba nyine kuzagendera ku mategeko kandi ibintu byose akabikora ku murongo neza. Nyuma rero y'iminsi 2 gusa, Tifa aba ari muri ofisi nyine ari gushyira ibintu ku murongo, maze yajya akumva receptioniste wa hano aje yihuta cyane, ahita yinjira rero maze agahita amubwira atumva wa muterankunga wacu araje, tegura ibintu byose kandi nyine umwakire neza, agomba gusanga ibintu byose biri ku murongo. Tifa ahita amubwira ati nta kibazo, maze agahita ashyira nyine ibintu ku murongo vuba vuba. Ahita rero agira amatsiko maze agahagarara mu idirishya kugira ngo arebe, dore ko iba ari inzu ya etaje. Akireba hasi ahita abona Arsene ari kuva mu modoka, aba yambaye kositime nziza cyane, ari kumwe n'abandi bagabo 2 rero baba bamuherekeje, bigaragara ko bashobora kuba nyine ari nk'abamwungirije. Uba ubona noneho ari umugabo nyine uri serious kurenza uko yari asanzwe ameze. Tifa akimukubita amaso umutima umuvamo maze agatangira gutitira ati hoya, buriya se ni Arsene bavugaga cyangwa ni uwundi? Arsene niwe bambwiraga ngo ni umugabo ngo ufite amafaranga ngo menshi cyane, ngo ufite ngo miliyari zitabarika. Gusa nyine nawe akimukubita amaso abona umugabo abonye muri kositime atandukanye cyane rwose n'uwo nyine yajyaga abona ari mu gikoni cyari guteka. Ahita rero ava hano yiruka maze akajya muri tuwarete, atangira kwireba muri miruwari, akibaza ati none se uriya musore niwe twakundanaga cyangwa ndi kwibeshya? Yumva rero atazi icyo gutekereza kano kanya, ahita yibaza ati none se Arsene se yaba ari muri ba basore baba bashaka nyine abakobwa baciye bugufi, badashaka abagore nyine b'abakire cyane bameze nkabo? Aba afite ibitekerezo muri aka kanya, atekereza ibintu nk'igihumbi nyamara bitari ku murongo, byose bivangavanze kuko nyine ntabwo aba azi icyo gutekereza. Ahita yibaza ati none se ubundi kubera iki nyine Arsene atigeze abimbwira? Ariko mu mutima we agahita atekereza ati ariko ntabwo yigeze ambeshya, kuko nta nubwo yigeze ambwira akazi akora. Mu by'ukuri sinigeze ahari ndeka anganiriza kuri iki kiganiro. Gusa nyine ubwoba buba ari bwose kuko umugabo abonye ababona rwose ahari badakwiranye. Agerageza rero kwihagararaho, akihungura, akihanagura, agatunganya imyenda ye, akongera akagenda agafata agaparufe maze akitera. Aba afite stress nyine mu buryo rwose bugaragarira amaso. Aragenda akasubira rero kwicara ngo ategereze ko abashyitsi baza, ariko aba yicara bikanga, yahaguruka bikanga, akabura icyo afata n'icyo areka, aba ari guhinda umushyitsi mu ntoki. Mu kanya rero Tifa ajya kubona akabona sekreteri araje nyine azanye na Arsene. Arsene rero aba atuje cyane, maze sekreteri agahita amubwira ati bosi, uyu rero niwe nyine umuyobozi mushyashya bazanye muri iyi kampani, aba ari kwerekana nyine Tifa, ati yitwa Tifa. Arsene ahita atera intambwe maze akamuhereza ikiganza ati ndabishimiye kubabona, nishimiye guhura namwe. Aba nyine amusuhuza nkaho rwose batanaziranye. Tifa rero nawe ahita amubwira ati nanjye rwose nishimiye kubabona, ariko Tifa intoki ze nyine ziba ziri gutitira. Bakomeza rero kurebana, ariko rwose Arsene nyine agakomeza kwihagararaho, dore ko nyine hano agomba kuba ari umuntu uri professionnel, ntabwo nyine agomba kuzana iby'umubano we na Tifa ngo abizane hano mu kazi. Akomeza rero kugenda abaza ibibazo nyine byerekeranye n'akazi, agakomeza kugenda areba amataburo ndetse rwose agenda ashyiraho komantere, ubona nyine ko rwose akazi kamushishikaje. Ibye ndetse na Tifa nibo bonyine baba babizi muri kano kanya, nta wundi muntu rwose uzi ko n'aba bantu basanzwe baziranye. Gusura rero iyi galeri no kureba nyine amafoto birangiye, Tifa ahita abaza Arsene ati none se kubera iki rwose utigeze umbwira nyine ko ari wowe uyu nguyu
naho Arsene ati ariko rwose nta mwanya twigeze tubona wo kubiganiraho. Batangira rero kuvugana nyine, maze sekreteri akaba aragarutse ahita abwira rero Arsene ati hanyuma rero bashaka nyine umushoferi wanyu yahageze. Arsene rero ahita abwira Tifa ati hanyuma rero nishimiye nyine kubabona, ubwo rero ibyerekeranye n'aya mafoto ndetse n'izi taburo dushobora kuza kongera kubivuganaho mu masaha ari buze kuza. Mu by'ukuri Tifa we ahita yumva nyine icyo ashatse kuvuga, ni nk'aho bamubwiye ko ikiganiro cyabo bari buze kugikomeza ku mugoroba. Baragenda rero maze nyine Tifa agasigara n'ubundi rwose ari guhagarara akumva ibirenge ntabwo biri gufata hasi. Wa musekreteri rero ava kubaherekeza maze agahita agaruka ahita abaza Tifa ati cyakoze ni ukuri urantangaje, byagenze bite kugira ngo uyu mugabo akwishimire gutya? Ubusanzwe ntabwo ajya avugana n'abakozi. Ubundi rero rwose wowe biratangaje ukuntu yishimiye imirimo yawe ndetse akaba yifuza no kukuvugisha by'umwihariko. Ni ukuri uratangaje. Naho Tifa ati nta kirenze, nuko nyine buriya yabonye nciye bugufi nta kibazo, ariko nta kidasanzwe nakoze. Sekreteri aragenda, naho Tifa we akomeza kubara amasaha, dore ko rwose aba yumva amasaha atari gushira ngo agende nyine bahure maze baganire. Ku mugoroba rero Tifa arataha maze ahita abona imodoka iba iparitse ku muryango iwe, gusa ntabwo iba ari ya limuzine nyine Arsene aba yajemo kare, ahubwo iba ari imodoka nyine isanzwe iciriritse nk'izo asanzwe azamo, kuko atabaga yifuza nyine umuntu wamumenya. Ni nayo mpamvu kandi yakundaga kwambara ingofero ahari cyane, byabaga ari ukugira ngo ahishe mu maso ye. Tifa rero ahita yegera imodoka maze akamubwira ati ni karibu. Binjira rero mu rugo bakajya mu nzu, naho rero Arsene ahita abwira Tifa ati hanyuma se nabanje agategura amafunguro? Tifa ati ntabwo rwose nshonje habe na gato, ndifuza ko nyine twabanza tukaganira. Baricara maze bakabanza gucecekaho gatoya ntawe uvugisha undi. Tifa rero ahita amubaza ati ndifuza kumenya impamvu rwose utigeze umbwira nyine ko uri umukire uzwi, ko uri umunyamafaranga, ufite amafaranga menshi cyane. Ndibaza impamvu utigeze ubimbwira. Arsene ahita yishima mu mutwe maze akabwira Tifa ati rero uburyo rwose twahuyemo ntabwo bwari uburyo bworoshye, hanyuma no kujya kugusobanurira ibintu byinshi byabaye rwose nk'ibigorana, gusa nta nubwo nabonaga ari ngombwa kubera ko nyewe nari nyuzwe n'ubuzima twari tubanyemo. Kuriya nyine nabaga numva ubundi ari jyewe wa nyawe, ntakubeshye nari mbyishimiye. Naho Tifa ati none se nshimye ko nyine nta kibazo rwose byari bigutwaye, ariko se ubu njye nawe urateganya ko nyine tugomba kuzakomezanya? Ndi kwiyumva nk'umuntu wambaye inkweto zitamukwira, ndumva rwose ndi mu mwanya utari uwanjye, kubera ko nyine njye nawe ntabwo turi ku rwego rumwe. Naho rero Arsene ati niyo mpamvu nyine n'ubundi nanze kukubwira ibyo byose, kubera ko nyine ntabwo nifuzaga yuko wiyumva gutyo. Ikindi kandi njyewe rwose ndifuza ko wakomeza kumbona nyine nka wa Arsene mwamenyanye bwa mbere, ntabwo nifuza ko wambona nka wa wundi wabonye uyu munsi aje ku kazi. Tifa ati ntabwo byapfa koroha. Arsene ahita akomeza akamubwira ati hari umunsi nyine nifuzaga ko twaganira iki kiganiro, gusa byarangiye tutakiganiriye, ariko numvise nta n'icyo bitwaye. Sinzi rwose impamvu ibi bintu biri kukubangamira. Njyewe ndagukunda kandi ndi proud yawe, ni ukuri ndifuza nyine gukomezanya nawe, ntabwo nifuza kukubura. Niyo mpamvu kandi ntifuzaga no kuvuga kuri ibi bintu cyane, kuko sinifuzaga kwangiza umubano twari dufitanye. Nifuzaga ko nyine ukomeza kumbona kure wambonaga, nkisanzura nkagutekera nkagukorera buri kimwe cyose. Tifa rero we rwose aba yumva nta cyizere yifitiye, aba yumva muri kano kanya atari kwiyizera habe na gatoya. Aba abona uyu musore ahari rwose atari inkweto ye, aba abona wagira ngo ahari yaramukinishije kuko ntiyamwemera. Arsene rero akomeza kubona ko uyu mukobwa nta cyizere afite, maze agapfukama imbere y'umukobwa akamufata ibiganza ati Tifa
ndi kukubwira n'umutima uciye bugufi, ndagukunda cyane kandi nta kintu na kimwe cyahagarika kugukunda. Ndakubwiza ukuri, itandukaniro ry'amafaranga ntacyo rivuze habe na gitoya. Ni wowe wankuye mu bwigunge, ni wowe watumye nongera kwishima, ni nawe ubundi watumye menya ko ndi umugabo w'agaciro. Ubwo rero rwose ibyo ngibyo byatumye numva nyine ngukunze cyane, ndetse mba numva nkugomba ibintu byinshi by'agaciro nanjye, kubera ukuntu wambereye umuntu nyine udasanzwe. Tifa rero nubwo ataba abyumva nyine, ariko yitegereza uyu musore mu maso, maze akabona ko rwose ibintu nyine ari kumubwira, ari kubivugana rwose umutima ukeye, ndetse aba yumva atangiye kumwizera, atangiye gutuza, avuga ati ahari birashoboka ko kuko ari ibya nyabyo uyu musore yaba ankunda. Gusa nyine bya bindi by'abakobwa, Tifa yihagararaho maze agahita abwira Arsene ati rero ntabwo ndi cyo gutekereza kano kanya, ariko ndumva nyine wampa iminsi mikeya nkabanza ngatekereza nitonze. Naho rero Arsene, umusore wubaha cyane rwose ndetse wubaha ibitekerezo by'abandi bantu, yabwiye Tifa ati nta kibazo, ni ukuri bitekerezaho rwose, uzambwira nyine uko ubyumva, gusa mu byo utekereza byose umenye ko njyewe ngukunda kandi ngukunda cyane, ndetse rwose niteguye gukomeza kugukunda uko byagenda kose, icyakenerwa cyose nditeguye. Arsene rero ahaguruka nyine agiye gutaha, maze yagera ku muryango agahindukira, ahita rero abwira Tifa ati rero umusore nyine wabonye bwa mbere yinjira hano, wa musore waguteguriraga amafunguro, wa musore nyine usanzwe uzi, uriya niwe njyewe bya nyabyo, ntabwo njyewe rwose ndi uriya musore wabonye ku kazi, uriya ntabwo ari njye, uriya nyine ni uwo ku kazi, njyewe wa nyawe ndi uriya nyine. Ikindi kandi ni ukuri narishimye rwose kuva umunsi wa mbere menyana nawe, warakoze rero kuba rwose waratumye ngira ibyishimo nk'ibyo nagize, ibyo byo nzabigushimira inshuro nyinshi cyane ntazi umubare. Gusa nyine umenye ngo iminsi tumaranye niyo minsi nishimye kuva nabaho mu buzima bwanjye, niyo minsi y'agaciro, niyo minsi y'ingenzi, kandi rwose umbabarire ubitekerezeho neza witonze, ariko ndakwinginze ntumbuze uyu munezero. Tifa rero asigara hano ibitekerezo byamurenze, yibaza koko niba uyu musore amukunda bya nyabyo, dore ko Tifa we yari yaramwimariyemo wese, yaramukunze wese n'umutima we wose. Ku ruhande rumwe rero umutima uramubwira ati yego rwose aragukunda, naho ku rundi ruhande umutima ukamubwira ati ariko se wowe urabona umutipe w'iboga ari kuriya, ufite amafaranga angana kuriya, w'icyubahiro abantu bose batinya, uza abantu bose bagatitira, urabona koko yagukunda? Ibintu rero byari byamwivangiyeho, nawe ari kwibaza icyo kwizera, ari kwibaza icyo gufata n'icyo kureka, byamuyobeye. Umunsi rero wakurikiye, Tifa ari ku kazi ajya muri mashine, maze agatangira nyine gukora amarisaci kuri Arsene. Atangira kubona rero amafoto ye menshi cyane, ndetse rwose n'ibyo bagiye bamwandikaho, bati umusore w'umukire cyane, umusore kandi ubuzima bwe rwose ububaho uko abyumva nyine, nta muntu n'umwe ujya umenya ubuzima bw'uyu musore, buhora buri prive. Ni umusore kandi utajya uvugirwamo, ni umusore nyine uvuga ijambo ntihagire umuntu urivuguruza. Mu by'ukuri aba ari kumva uwo bari kuvuga hariya mu binyamakuru ntaho ahuriye n'umwe bajyaga batekana, wa wundi uhora aseka, wa wundi uhora yishimye, nyamara uyu we baba bavuga ko nyine ari umusore uba mu kazi ke gusa, atajya agaragara mu buzima bwo hanze. Gusa nyine sinzi ahandi hantu asoma, maze akabona nyine hariho ifoto y'uyu musore yo mu cyumweru cyashize, ifoto itabigaragara neza, bavuga yuko asigaye hari ahantu akunda kujya. Baba bibaza rero bati byaba ari urukundo rumujyanayo se, yaba yarabonye umukunzi? Akimara rero gusoma ibi bintu nyine ahita atangira kugira ubwoba, ati none ibitangazamakuru byaba byaramenye ku mubano wanjye na Arsene, ubu noneho rwose ntibyaba bigiye kuba bibi? Akiri rero muri ibi, akamesaje kavuye kuri Arsene gahita kaza, aragasoma. Arsene aba ari kumubwira ati nizere ko umeze neza
kandi rwose nutekereza umuntu ugukunda ujye utekereza jyewe kuko ngukunda n'umutima wanjye wose. Acyumva rero ibi bintu aba yumva nyine ibyishimo bimwuzuye, dore ko nawe aba akunda uyu musore cyane, ariko nyine aba yumva nta jambo ryo kumubwira afite kuko aba afite ibintu byinshi ari gutekereza. Aba ari kwibaza ati ese ubu ngubu koko nakwihanganira ko ubuzima bwanjye buzahora buri hanze gutya, ikintu cyose nkoze kikaba kiri mu itangazamakuru, nkaba rwose ntashobora kugira ubuzima buri prive. Ku mugoroba rero arataha, maze ari kugenda mu nzira nta kindi gitekerezo aba afite. Agera rero kuri resitora bakundaga kujya gusangiriramo, arayitegereza maze agatekereza ukuntu nyine uyu musore yabaga aciye bugufi, ndetse rwose bajyaga muri iyi resitora bakisanzura. Nyamara kano kanya bari gutekereza ko ibi bihe bitakongera kubaho, kubera ko nyine uyu musore atakongera kuba ari kumwe nawe, kandi mu by'ukuri uyu mukobwa azi nyine ko uyu umusore aba arebwa n'abantu bose. Ahagaze rero imbere y'iyi resto yibuka nyine ukuntu babaga bishimye bari guseka amagambo uyu musore yabaga amubwira ko amukunda, maze agahita yongera akibuka rya jambo yamubwiye ati uriya musore rero mwamenyanye, uwo mwakundanye mugatekana, uwo mwasangiye, uwo mwasohokanye, ubundi uriya ni we Arsene wa nyawe. Arabitekereza maze akibaza mu mutima ati nibyo se koko, nibyo uriya musore uwo nzi nyine ni we wa nyawe, cyangwa ahubwo uriya nyine w'umukire ni we wa nyawe? Aba ari kwibaza nyine mu mutima we, yananiwe gutandukanya aba bantu babiri, nubwo nyine mu busanzwe aba ari umuntu umwe, ariko we aba abazi mu buryo butandukanye. Umunsi rero wakurikiye Tifa ari ku kazi, yumva boss abahamagaye ati mwese muze muri sale y'inama. Bose rero bagenda bihuta, arababwira ati amakuru meza nifuzaga kubabwira, ya kampani ya tekinoloji yiyemeje nyine kudutera inkunga ikubye kabiri iyo yari isanzwe idutera. Ni ukuvuga ko rwose exposition y'uyu mwaka izagenda neza cyane kurenza izindi zose zigeze zibaho. Ni ibyishimo kuri twebwe, ubu rwose ibintu bimeze neza. Naho rero Tifa akibyumva ahita yibaza ati none se kubera iki rwose Arsene yakoze ibi bintu? Ni ukugira ngo se njye nawe twongere twiyunge? Ni ukugira ngo se mubone neza bitandukanye n'uko nari ndi kumubona? Muri ako kanya rero umuyobozi ahita ababwira ati kandi nyine Arsene yavuze yuko Tifa ari we nyine ugomba kuzayobora iki gikorwa cya exposition, kubera ko nyine ngo yanyuzwe n'imirimo ye ubwo yadusuraga, amufitiye icyizere rero. Naho rero abantu bose bahita bahindukira maze bakareba Tifa. Tifa rero ahita amwenyura ati ni ukuri ni iby'igiciro rwose kandi ni iby'icyubahiro kuba bangiriye icyo cyizere. Gusa abantu bose baba bumiwe ukuntu nyine uriya musore yabashije kumwizera, kubera ko baba bamuziho kuba ari umusore nyine utajya wizera umuntu uwo ari we wese. Bavuye rero muri iyi nama, Tifa ahita agenda akifungirana muri biro, maze agahita yandikira message Arsene ati none se ibi byose kubera iki uri kubikora? Naho rero Arsene ati rwose impamvu ndi kubikora nta yindi, nari narateguye n'ubundi kubikora na mbere rwose yuko tumenyana, ndetse na mbere yuko usaba akazi muri iyi kampani. Gusa nyine icyahindutse ni uko ari wowe nifuje ko waba umuyobozi wayo, kandi nabwo ntabwo ari uko tuziranye, ahubwo nuko nzi ko nyine ubwo bushobozi uba ufite. Arsene rero ahita akomeza amubwira ati ikintu kimwe ugomba kumenya, humura rwose ntabwo nakoresha amafaranga yanjye kugira ngo nkwimpressione, ndakubaha bihagije ku buryo ntakwiriye gukoresha amafaranga kugira ngo ngire icyo nkwereka, ahubwo nyine ngomba kukubwira ndetse rwose nkanabikora mu bikorwa, nkakubwiza n'umutima wanjye mwiza, maze ukamenya yuko ugomba kunyizera. Ntabwo ngomba gukoresha ubushobozi mfite, ibyo bintu ntuzigere ubitekereza. Ndakubaha kandi nzi ko urusha agaciro ibintu byose. Muri kano kanya rero Tifa nyine ahita yumva ko uyu musore rwose aciye bugufi, maze akumva nanone arongeye arishimye mu mutima we. Aba yumva anejejwe no kuba uyu musore nyine amwubaha, kandi abona yuko amafaranga atari yo agomba gukoresha kugira ngo amwereke ko nyine ari umuntu mwiza. Bari rero gufata agakafe
undi mukobwa nyine baba bakorana ahita abwira Tifa atumva ati uriteguye se gukorana nyine na Arsene, ati ubundi nta muntu nyine ajya agirira icyizere, naho Tifa ati nyine simbyiteguye neza kubera ko aribwo nkimara gufata inshingano, ubwo rwose sinzi ibizakurikira. Uyu mukobwa atumva ati uriya musore nyine nta muntu n'umwe ajya yizera, ubundi imibare yose arayikorera, kontorore yose iba iri mu biganza bye, ariko nyine biratangaje ukuntu hano byabaye ikinyuranyo. Ati mfite nyine mubyara wanjye ukora mu yindi galeri, nayo rwose atera inkunga, ariko nyine ho niwe rwose wikorera buri kintu cyose, ariko hano noneho ngo yavuze yuko ari wowe ugomba kuzajya ufata ibyemezo, ndetse rwose icyemezo wafashe nyine akaba ari nta wundi muntu wagihindura. Ibyo bintu nyine biratangaje, sinzi ukuntu yakwizeye, cyakoze ni ukuri uri umunyamugisha. Naho rero Tifa nyine uba uri kumva ko we nyine ibiri kumubaho bitandukanye n'ibiba ku bandi, aba ari gutekereza ati iyo uza kubimenya mu mutima we nyine niko bari kwibwira ati iyo umenya ko atari ubwa mbere duhuye, dusanzwe tuziranye no mu birenze ibi ngibi. Gusa nyine agerageza kwihagararaho maze agakomeza kubwira uwo mukobwa ati nanjye ndumva ntazi impamvu yanyizeye, sinumva nyine impamvu yangiriye icyizere. Uyu munsi rero Tifa atashye aba ari kwibaza ati ariko niba koko Arsene nta wundi muntu n'umwe asanzwe agirira icyizere, ariko njyewe akaba abashije kungirira icyizere mu kazi, ni ukuvuga ko nyine ndi umuntu udasanzwe kuri we, nakabaye nanjye mugirira icyizere, maze rwose nkumva yuko ibyo ambwira ari ibya nyabyo, kandi nyine njye nawe bizashoboka ko twakundana ndetse tukagera kure. Gusa nyine ababitekereza ariko akumva ubuzima aba basore nyine b'abakire babamo, akumva we rwose ntabwo yabushobora, kuko yishakiraga ubuzima bwe nyine muri prive, butinjirwamo n'undi muntu uwo ari we wese. Akiri gutekereza ibi rero ahita abona ka message kavuye kwa Arsene, aramwandikira ati ntutekereze ko rwose ntari kugutekereza cyane, ndetse ko ntahangayitse kuba nyine utari kumbwira icyo uri gutekereza. Gusa nyine hari ikintu kimwe nshaka kukubwira, ndifuza kukubwira ko ntifuza kugutakaza, gusa unyemereye tugakomezanya, ndakubwiza ukuri byagenda uko ubishaka, ni wowe wazajya utanga kondisiyo z'uko bigenda, naza mu buzima bwawe, ntabwo rwose ari ngombwa ngo wowe uze mu buzima bwanjye, si ngombwa ngo uze mu isi yanjye kuko ndabizi ko itaryoshye, ariko njyewe naza mu isi yawe kuko harimo ibyishimo, ndetse rwose twabana njye nawe tukaba mu rukundo, nta kamera, nta banyamakuru, ubuzima bwawe buri prive nk'uko ubishaka. Iyo aba ari message nyine ndende rwose wagira ngo ni igitabo yamwandikiye. Tifa rero akimara kuyisoma kwifata rwose biranga, maze agahita amwandikira ati nanjye ndagukunda cyane, ndetse ahubwo ndagukumbuye ku buryo udashobora kubyumva, kubaho utari ntabwo bishoboka. Ndakubwiza ukuri nari maze kumenyera kuza nyine ukantera story, mbese ugatuma nongera kumva ko nyine nishimye, ariko iyi minsi ishize tutari kubonana, ndakubwiza ukuri ndi kumva ndi njyenyine, ndi kumva kandi ntishimye habe na gatoya. Mu minota mike cyane rero Arsene ahita amusubiza ati biremewe se ko naza kukureba, nanjye ndagukumbuye, ndumva nkumbuye kuguhobera, nkumbuye kukureba. Tifa ahita amubwira ati yego rwose nta kibazo. Arsene rero ahita afata imodoka nyine yayindi iciriritse nk'uko yabigenzaga, akambara jeans, akambara umupira n'ingofero, maze agahita aza. Araza rero akinjira, Tifa arafungura, maze bagahoberana, kurekurana bikanga. Tifa rero amarira aba ari gushoka kubera ukuntu nyine aba yumva ibyishimo bimurenze. Naho rero Arsene ahita amubwira ati nishimiye kongera kukubona, ni ukuri numvaga nkukumbuye birenze. Barongera bakarebana maze bakongera bagahoberana. Tifa rero amuha karibu mu nzu, maze nyine bagahita bajya guteka nk'uko babigenzaga, barasangira ubundi bakicara bakaganira. Arsene rero abwira Tifa ko rwose yiteguye kumukunda, ndetse yiteguye rwose gukora buri kintu cyose ashaka. Aramubwira ati ikindi kandi humura rwose nzakubaha, nzubaha nyine ibitekerezo byawe, ibyo ushaka nibyo niko bizagenda. Bari rero kuganira, Tifa abwira Arsene ati rero ntabwo uzi ikintu cyanteye ubwoba kurenza ibindi, inkuru bakuvugaho, ukuntu bakwandika,
uba wumva nyine wagira ngo uri umusore w'umugome wigeze kubaho. Naho rero Arsene araseka ati buriya rero ni uko abanzi nyine bitandukanye n'uko unzi, gusa kuriya nyine banyandika birashoboka ko nacyo ari igice kimwe cy'ubuzima bwanjye, ariko wowe nyine uko unzi nta wundi muntu uzi kiriya gice cy'ubuzima bwanjye, ni wowe wenyine ukizi. Ubundi mu busanzwe njyewe rwose ndi wa musore ucishije bugufi, wa musore ukunda ibyo kurya bimeze neza, ukunda gusoma ibitabo, ukunda kureba amafilime, wa musore nyine ukunda ubuzima buciriritse, wa musore kandi nawe ukunda ubuzima buri prive. Burya nanjye sinkunda ko ubuzima bwanjye bujya hanze, nuko nyine bitewe n'akazi kanjye ntabwo bishoboka ko nabyirinda. Tiffany ahita amubwira ati rero rwose nubwo nemeye ko nyine n'ubundi twaguma mu rukundo, ariko sinifuza ko ubuzima bwanjye buzajya hanze. Naho rero uyu musore ati humura rwose tuzakora ibishoboka byose kugira ngo ubuzima bwawe bugume buri prive. Weekend rero yakurikiye Arsene ahamagara Tifa maze akamubwira ati ndifuza rwose kugutembereza. Naho rero Tifa ati none se twajya hehe? Uyu musore ahita amubwira ati mfite amazu menshi rwose, amazu kandi agiye aciriritse, harari ku nkombe z'inyanja, hari n'ayandi nyine agiye ari ahantu mu byaro, ya mazu dushobora kwigiramo tukiruhukira kandi nta muntu n'umwe ubimenye. Naho rero Tifa ahita amubwira ati ndumva nk'iyo nzu iri mu cyaro nyine nayikunda. Uyu musore ahita amubwira ati ejo rero tuzinduke tugenda. Barazinduka maze bakitegura bajya mu modoka nyine, ya modoka iciriritse yakundaga kugendamo, maze bakagenda bari mu nzira. Tifa bari kwitegereza uyu musore akareba ukuntu atuje rwose ari kuri vola nyine, ubona ari umusore ucishije bugufi. Bagenda rero bari gutera story baganira ati ahantu tugiye ndabizi rwose uraza kuhakunda. Naho rero Tifa ati ndahakunda ndabizi, kubera ko n'ubu ngubu ndumva nishimye cyane kandi tutaranahagera, ndumva nyine ibyo ari byo byose ari heza kubera ko ndakwizera mu guhitamo, narabibonye uhitamo neza cyane. Arsene rero aramubwira ati iyi nzu rero nayiguze nyine nkimara gukora divorce, numvaga nkeneye ahantu ho guhungira, numvaga nkeneye ahantu njya ku buryo ndi bube mpari njyenyine nta wundi muntu n'umwe ushobora kumenya aho ndi. Ubu rwose ni ubwa mbere ngiye kuba ndi hano ndi kumwe n'undi muntu, ubundi nabaga mpari njyenyine kugira ngo mbashe gutekereza neza. Tifa rero ati nanjye rwose nishimiye kuza kuba ndi kumwe nawe kuri iyi nshuro, ndatekereza ko noneho biri buze kuba bitandukanye n'indi minsi yose wigeze uhaba. Naho rero Arsene ati birumvikana biratandukanye, kuko noneho ubu ngubu mpari kugira ngo nishime n'umukunzi wanjye, ntabwo mpari kugira ngo ntekereze ku byambabaje no ku buzima bushaririye nari ndimo icyo gihe. Ubu rwose birumvikana ko bitandukanye, ndetse rwose nanjye ubu ndaza kumva mpishimiye kurenza uko bisanzwe. Gusa nyine warakoze kuza mu buzima bwanjye, warakoze kandi kumpindurira ubuzima, ntakubeshye wampinduye wese. Baragenda rero bakagera muri iyi nzu, Tifa akinjira arahakunda cyane rwose, bashyira ibyo bari bafite hasi maze bagatangira nyine kuyizenguruka. Arsene atangira kumutembereza no hanze yayo, maze bagahita bagenda bagashaka rero ibiti baracana hanze nyine, ubundi bakicara imbere y'uyu muriro batangira kuganira, dore ko rwose baba bumva nyine ibi bintu ari byiza cyane. Tifa rero abwira Arsene ati uzi n'ikindi, ndagukunda cyane ku buryo numva rwose noneho niteguye guhangana n'isi yose, ndumva ndambiwe guhora nihisha, narihishe bihagije kuri iyi nshuro, ndagukunda kandi ndi proud, nditeguye rero noneho ko rwose abantu bose babimenya nta n'impamvu yo kwihisha. Naho rero Arsene aturiteguye ni ibya nyabyo, ntabwo nifuza ko uzambwira ngo nagukizeho imbaraga, ndifuza ko uzakora ibintu watekerejeho neza, uriteguye noneho ko urukundo rwacu rwajya ahagaragara. Tifa ati cyane rwose nditeguye, ubu noneho nahangana na buri kimwe ku bwawe, kubera ko ntabwo nyine nzahora mpishahisha urukundo rwanjye nawe. Kano kanya rero Arsene arishima maze agahita afata uyu mukobwa akamuryamisha mu gituza cye, aramufata akamukomeza ati ni ukuri ndagushimiye rwose kandi warakoze kunkunda, ni iby'igiciro.
naho rero Tifa ati ninde se mukobwa utagukunda, kugukunda ni amahirwe nagize kandi rwose ntabwo agirwa na benshi, urakunditse rero nta mukobwa n'umwe utakwifuza ko mukundana. Umunsi rero wo gutaha baraza nyine, Arsene niwe utwaye Tifa. Bakigera imbere yo kwa Tifa bahita babona abanyamakuru benshi baba bahahagaze n'amakamera rwose ubona biteguye. Naho rero Arsene ahita amubwira ati ndabona rwose iwawe bahageze, reka rero twinjirire mu gikari iwawe cyangwa se tujye iwanjye kugira ngo nyine utaza guhura n'aba bantu. Naho Tifa ati hoya rwose sinakubwiye ko niteguye, ntacyo guhisha dufite, turakundana njye nawe, urukundo rwacu rero ntabwo ari uko guhisha, nta kibazo rwose babimenye. Naho rero Arsene aramwenyura ati uriteguye koko, urumva witeguye? Naho Tifa ati cyane rwose nditeguye, njye nawe tugomba kwinjirana mu rugo, abafata amafoto bakayafata, abavuga bakavuga, abandika bakandika, ntacyo bimbwiye kubera ko urukundo rwanjye ruraza kuba ruri iruhande rwanjye. Bahita rero bafatana mu kiganza maze bagasohoka rwose batuje nta gushikagurika. Amafoto rero birumvikana aratangira agafatwa, ari nako ibibazo byinshi bibabazwa. Mwakundanye ryari? Mwahuye mute? Uwo se ni urukundo rwawe rushyashya? Nibyo nyine baba bari kubabaza, ariko nta na kimwe basubiza, bakomeza kwigendera biturije nkaho rwose batari kumva ibyo aba banyamakuru babaza. Mbere rero yuko bagera nyine ku muryango, Arsene ahita ahindukira maze akabwira aba banyamakuru ati ariko ni ukuri mukwiye kubaha ubuzima bwacu bwite, ntabwo mukwiye kutwinjirira bigeze aha ngaha. Gusa abari kubibabwira nyine atuje. Bahita rero bongera maze bakigendera, ba banyamakuru bagasigara bahagaze aha bumiwe ukuntu nyine uyu musore atanababwiye nabi. Gusa nyine nta gisubizo baba babonye uretse nyine amafoto bafashe, ariko igisubizo kivuye mu kanwa k'aba bombi ntacyo baba babonye. Bagera rero mu nzu imbere maze Tifa agahita yiruhutsa ati none se ni uku mubayeho buri munsi? Se ni uko biba bimeze? Ni amafoto, ni ibibazo, mbese ni gutya bihora? Naho rero Arsene amwenyura ati yego nyine mu ntangiriro ni gutya biba bimeze, ariko uko bagenda babona nyine muri couple isanzwe barabamenyera maze ibi byose bigashira, ariko rwose iyo bitangira ni uko nyine biragoranye, ntabwo ubuzima buba bworoshye. Naho Tifa ati ariko uko byagenda kose ngomba rwose guhagarara kigabo, ngomba kandi kwerekana ko ngukunda bya nyabyo kandi ndi proud yo kugukunda, ntacyo guhisha kirimo erega, ntabwo rwose tugomba kwihisha. Naho Arsene ati ntabwo wabyumva ukuntu iyo uvuze ibyo bintu bihita numva rwose binkoze ku mutima, njyewe nifuza ko isi yose yamenya ko ngukunda, nifuza ko bamenya ko ndi umusore w'umunyamahirwe wahuye n'umukobwa udasanzwe. Naho Tifa ahita amwenyura ati ariko rwose nawe urakabya. Arsene rero ahita amusoma ku gahanga ati hoya ibyo nkuvuga ahubwo birenze kure rwose ukuntu umeze. Bucya rero nta yandi makuru nyine ari kuvugwa uretse kuvuga ko Arsene umusore wajyaga uhora agenda ari wenyine, ubona rwose ko nta byishimo afite namba, ko noneho bari mu rukundo n'umukobwa utazwi. Gusa nyine ko ibyishimo ari byose, amafoto yabo rero niyo bari gucishikana ahantu hose. Murumuna rero wa Tifa aramuhamagara ati mbabarira umbwire ibyo ndi kubona se ni ibya nyabyo? Uri mu rukundo n'uriya musore w'umukire? Ahubwo se ubwo mwamenyanye mute? Mwahuriye he? Ariko ko usigaye ugira amabanga muko, kubera icyo utambwiye koko? Naho Tifa atumva rero ntakubeshye ni ibintu birebire ntabwo ushobora kubyumva. Ntiwakumva ko wa munsi nimuka nakoherereje message ngo uza tugumane, maze ikayoba ikajya nyine kuriya musore yahise aza nyine anzaniye n'indabyo ansaba ko rero twamarana uwo mugoroba, nuko twamenyanye biza kugeraho tujya mu rukundo bya nyabyo, ubu rwose turakundana ibintu bigeze kure. Naho murumuna watumva usigaye ugira amabanga menshi, gusa nyine ndabona ariko muri couple nziza cyane, gusa nyine sinzi ko ibi bintu uzabivamo. Tekereza nawe isi yose ubu yamaze kumenya yuko mukundana. Tifati nditeguye
isi yose rwose zabimenye kuko ndamukunda, mba numva nagenda no mu muhanda ngenda mbiririmba ko mukunda. Naho rero murumuna we ati ndishimye cyane kuba kandi wongeye gusubira mu rukundo ndetse ukaba wizeye n'uwo muri gukundana, ibyo ni ibyishimo kuri njyewe rwose ndanezerewe. Ku kazi rero naho ntabwo rwose biba byoroshye kubera ko Tifa akinjira abantu bose bararebana maze bagacecekera rimwe, birumvikana bose nyine baba babona ko rwose uyu mukobwa abarenzeho cyane. Wa mushuti we rero bakundaga kuganira aza amubwira ati umva twabibonye rwose kuri mu rukundo na bosi, ese byatangiye ryari? Naho rero Tifa atumva ati rwose mbabarira kubera yuko ibyo mwabonye nyine ni kuriya bimeze ni biriya, gusa nyine nta mwanya dufite wo kuvuga kuri ibyo ngibyo, dufite expo yo koroganiza, dufite akazi kenshi sibyo, ahubwo mwese nyine nimutangire mujye mu kazi buri wese akore ibimureba kuko tugomba koroganiza iyi expo ku buryo izaba ari expo iri ndashyikirwa. Urukundo rero rwarakomeje nyine hagati ya Arsene ndetse na Tifa. Hanyuma rero umunsi wa ya expo waragize bajya muri expo rwose yagenze neza ndetse igira sigise itarigeze ibaho, dore ko nyine babashije gucuruza ibintu byinshi, babasha kandi kubona abandi bakiriya bashya benshi rwose. Ibi bintu birimo hano bari babikunze cyane, dore ko nyine uyu mukobwa yari afite uburyo bwo kubisobanura n'uburyo kandi bwo kubyamamaza, ku buryo nyine abantu bashimishwaga n'ukuntu abasobanurira iby'amataburo ndetse n'amafoto yari ari hano muri iyi galeri. Umunsi rero wakurikiye Arsene abwira Tifa atumva tugomba guserebura iyi ntsinzi rero rwose wabikoze neza cyane. Iriya expo mu ma expo yose twigeze tugira niyo yabashije kugenda neza kurenza izindi zose. Ntabwo nicuza kuba narashoye amafaranga menshi muri iyi galeri kubera ko amafaranga yaragarutse ku inshuro nyinshi, ntakubeshye narabivuze rwose guhera ku munsi wa mbere umbwira yuko uri gusaba akazi. Umuntu utaguha akazi yaba yarasaze. Uri umukobwa ushoboye, uri umunyabwenge, ugira umuhate, mbese ndi umunyamahirwe kuba narakugize mu buzima bwanjye. Ababivuga kandi ari nako muhobera amusomagura, dore ko rwose aba amwishimiye. Naho rero Tifa aturakoze cyane, hashize imyaka myinshi ntumva umuntu umbwira ko ndi indashyikirwa cyangwa se ko hari ibintu nshoboye gukora kandi ibintu by'ingenzi. Mbese kuba ndi kumwe nawe nanjye rwose mba niyumva nk'umukobwa ushoboye kubera ko nyine uba wananteye courage mu byo nkora byose. Nyuma y'iminsi mike rero Arsene yiyorganiza nyine inama iba igomba guhuza abashoramari n'abartiste bashyashya baba bagomba kuza muri iyi galeri. Abantu rero bose baba barishimiye iyi expo ndetse rwose n'abandi bose baba barabigizemo uruhare baba bagomba kuba nyine bari muri iyi nama cyangwa se muri iki kirori niko binabyita, kuko baba bagomba nyine nko guserebura ibyagezweho. Umunsi rero uragira nyine birumvikana Tifa nawe yagombaga kuba ari muri iki kirori. Abantu rero baraza nyine ari benshi maze Arsene agafata ijambo arababwira ati ndashimira mbere na mbere umukobwa w'indashyikirwa wabashije gukura ibi bintu mu bitekerezo maze akabasha kubishyira mu bikorwa, mbese mukaba mwarabonye expo imeze nk'iyo mwabonye. Uwo nta wundi ni Tifa. Abantu bose rero bakoma mu mashyi ati uyu mukobwa mureba aha ni umuhanga cyane ndetse rwose ibintu byose akora abikorana umwete. Iyo ataza kuba hari rero sinibaza yuko rwose uyu munsi tuba turi hano, sinibaza ko tuba turi guserebura. Ntabwo nibaza ko mwese muba muri kwifuza gusinya kontra hano muri iyi galeri, abandi mwifuza gushoramo imari zanyu, byose ni ukubera uyu mukobwa. Naho rero Tifa aba yumva nyine bimurenze ukuntu uyu musore ari kumuvuga, ukuntu nyine ari kumuvuga nk'umuntu rwose urenze cyane. Abantu bose rero baba nyine bishimiye uyu mukobwa, cyane cyane ko bose baba barabibonye ko ari umuhanga. Arsene rero akomeza ababwira ati hashize igihe kitari kinini cyane message yayobye inyoboye kuri uyu mukobwa utagira uko asa,
umukobwa ufite umutima mwiza, umukobwa nkimubona wahise ntwara umutima nkimukubita amaso. Abantu rero bose batangira nyine kongorerana, batangira kuvugavuga nyine utugambo tukaba twinshi. Akomeza rero ababwira ati ariko ni ukuri nimumfashe maze muceceke kuko ndacyavuga. Uyu mukobwa rero akinkubita amaso ntabwo yigeze ambona nk'umusore w'umukire abandi bose babona, ahubwo yambonye nyine nka Arsene. Uyu mukobwa niwe watumye kandi nanjye nongera kumva ko koko ndi jyewe wa nyawe. Uyu mukobwa niwe watumye nongera guseka uko nyine muri kubona nkeye ku isura. Tifa rero we aba afite isoni, yabuze ahantu yareba kubera ukuntu nyine uyu musore aba ari kumutera imitoma, ndetse abantu bari hano bose bahindukiye aribo bari kureba. Arsene rero yigira imbere gato maze agahita apfukama akura impeta mu mufuka rero, maze agahita abwira Tifa ati Tifa, uri umukobwa udasanzwe ndetse nanjye watumye niyumva nk'udasanzwe, wakwemera kumbera umugore? Tifa rero nawe ahita atera intambwe yigira imbere, maze agahita amubwira ati yego rwose ndabyemeye. Ahita amuhereza ikiganza maze akamwambika impeta, bahita bahaguruka bagahoberana. Abantu bose rero bahita bakoma mu mashyi nyine. Abantu bose rero bamara gutaha, maze Arsene ndetse na Tifa bakongera nyine gusigara ari bonyine muri ya galeri. Tifa bari kwireba ku ntoki, ari kwireba rwose ubutihaga. Ahita abwira rero Arsene ati ariko ni ukuri wantunguye si ukubeshya, ibi bintu rwose sinari mbyiteguye. Arsene rero amwenyura ati burya kenshi mu buzima ibintu biba byiza cyane iyo bitunguranye bitateguwe, nk'uko nyine na message yayobye yaje nanjye intunguye, ni nako kandi ibintu byacu byose bigomba kuza bitunguranye. Naho rero Tifa uri kumwenyura ati gusa nyine nabyishimiye rwose, ndishimye ntabwo ushobora kubyumva, ndi kumva naguma nseka simbumba umunwa. Arsene ati seka nyine kubera ko rega nicyo nkwifuriza, mba nifuza ko rwose wishima. Barongera rero bagahoberana, mbese baba bari kubwirana amagambo y'urukundo ubutayasoza. Tifa rero ahita amubaza ati hanyuma se ubu hagiye gukurikiraho iki? None se tuzaba hehe? Naho rero Arsene ahita amubwira ati aho kuba turahafite henshi, hari inzu yawe, hari inzu yanjye, hari n'izindi nzu zose, amahitamo ni ayawe, uzahitamo icyo ushaka. Naho rero ku byerekeranye na kariyeri yacu, ndabizi cyane ko rwose ukunda nyine ibyerekeranye n'amataburo n'amafoto. Nta kibazo, wowe uzakomeza wikorere hariya, uzakomeza ukora ibyo ukunze, uzakomeza ubeho ubuzima ushaka kubaho, nanjye nyine nzaguma mu kazi kanjye. Nubishaka kandi nta n'ikibazo uzaza mu kazi kanjye, ni uburenganzira bwawe. Icyo ushaka nicyo uzakora, ikigushimisha azaba aricyo ukora. Naho rero Tifa aramubwira ati ni ukuri urakomeza kuntangaza, ndakubwiza ukuri ni ubwa mbere umuntu ampaye amahitamo angana gutya. Ku byerekeyeho kuba rero ndifuza ko ahubwo twazagura indi nzu nshyashya, maze tugatangira ubuzima bwacu tukabutangirana n'ibishyashya, tukajya kuba muri iyo nzu nyine izaba itarigeze ibabwamo n'umuntu n'umwe. Naho rero Arsene ati icyo gitekerezo ni cyiza cyane. Batangira gupanga iby'ubukwe bwabo, maze bakemeza ko bazakorera ubukwe kuri ya nzu bigeze kujyaho nyine iri mu cyaro, dore ko rwose Tifa yari yarahakunze cyane. Batangira rero gukoresha nyine ama invitation, bagatumira abantu, dore ko nyine ubukwe bwabo buba ari ubukwe buryoshye, ubukwe bushimishije, buri muntu wese aba yifuza nyine kuzamo. Ubukwe rero buraba, biba ari ibyishimo ndetse n'umunezero. Inkuru yabo nta muntu n'umwe utaba uyizi, abantu bose nicyo baba bari kuganira. Bati murabizi ko bari abantu bahujwe na message yari yayobye. Buri muntu wese aba yumva ari ibintu nyine birenze, ndetse buri muntu wese avuga ati nizere ko nanjye nzabona umukunzi. Ntabwo nzongera gusiba message zose mbonye, message nzajya mbona nzajya nzitaho nzisome, ahari nanjye nazahura n'urukundo rw'ubuzima bwanjye kuriya. Nyine abantu baba babigize inkuru kubera ko nyine iba ari couple yahuye mu buryo butangaje. Ubukwe burarangira rero, maze bagataha muri ya nzu yabo nshyashya baba baraguze. Bakinjira
barahagarara maze bakarebana, bose habura ubanza kuvuga maze bakaba basekeye rimwe. Arsene rero ahita abwira Tifa ati ntakubeshye wagira ngo imitima yacu irakominikana, ndakubwiza ukuri wawe twari turi gutekereza ibintu bimwe. Tifa rero arongera agaseka maze Arsene agahita amubwira ati ubu noneho rero ndanezerewe kubera ko ubu ngubu noneho ubaye uwanjye. Ndakeka ko noneho ubu ntabwo tuzongera kwikanga abadufotora, abatwandikaho inkuru, ubu ibyo byose birarangiye, bagiye kudufata nyine nk'abantu basanzwe. Naho rero Tifa ati ubu noneho mfite uburenganzira, ninshaka nzajya ngenda ngusoma no mu muhanda, nibashaka bajye badufotora. Naho rero Arsene ati tangira kano kanya ahubwo ubu nkoreraho umwitozo. Nuko nyine bahita batangira bari gusomana, baba bishimye. Rero uyu munsi nyine uba ari umunsi wabo. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zaca TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.